ntabwo nava nkabonye neza sha tugende ntabwo mva hano ari tugende ntabwo mva Yani bitse. Meze neza. Namakuru. Ese ariko ko utajyanye nameza kubakisha yacu iwanyu. Oya ntago nari kujyana nawe. Kubera iki? Hano erega hari akazi kenshi ngomba kwitaho niyo mpamvu yewe. Ariko ndumva mwari bujyane byari kuba byiza kurushaho mujyanye kugira ngo mufashanye nyine. Oya nta kibazo erega mwiza n'umuntu mukuru nawe yagomba kubyitaho nawe ashobora kwitaho nta kibazo. Okay nta kibwo wenda niba ari uko wabibonye ndumva ntacyo twaje. Oya nta kibazo ahubwo David warakoze cyane kubyo wadukoreye. Sinzi kabisa ikintu tuzakwitura. Oya ni fabira ni ibintu bisanzwe ntacyo nakoze ahubwo ndacyatangira nta bintu birenze ndakora pe. Oya ntago bisanzwe ni ibintu byiza cyane wadukoreye. Ahubwo bura nakabaye ari mwishimira. Kubera ko mwatwiyunzeho mwabaye umwe muri twe nakabaye mwe gwicimira. Oya twembona ari ibintu birenze cyane wadukoreye. Sinzi rwose n'ikintu tuzakwitura. Oya wenda ni burya abantu babaho kugira ngo bafashanye bunganirane sobera ni ibintu bisanzwe kugira ngo bisanzwe nta kibazo. Sarakoze. Giye mu kazi rero ubwo komeza ukora amasuku. Sawa akazi keza. Urakoze cyane. Mwiza agiye mu rugo kubakisha inzu. Uhagiye kubakisha reka neza ubwo amafaranga yakuye. Simbizi banza ari David yamuhaye. Ako kari agakobwa rati karusha David ubwenge. Kuvuga mukuru wacu gutyo koko. Yikura amafaranga muhereze ngagiye gukubakisha ngo iwabo. Urumva ari ikibazo se kuba yarayamuhaye? Atari ikibazo sinwasanga yarafashe mu yacu sakamwere. David se afite akazi isi yaba yarayakuye ku mushahara wabwirwa n'iki se katakozemo kuko nzi ko afite akazi akora. Hakubundi reka mubaze mwana. Ubundi nge nawe turavuka. Tuvukana se uko turi abavandimwe. Jemba mbona ufite ubwenge bukeya. Gute se? Gute? Ubwo uramushyigikira ko yarafashe amafaranga akamuhereza ngo ajye kubakisha. Ngiye numva cyari atari ikibazo. None uramushyigikira. Ubu se niwasanga yarakoze mu yacu akamuhereza ngo ajye kubakisha. Niki se David wese akora se yaba yarayakuye ku mushahara we? Wabibwirwa n'iki se? Nuko akora afite akazi. Tubura mushyigikire. Urumva se cyari ikibazo ko yaramuhaye amafaranga ajya kubakisha iwabo? Atari ikibazo se yanzu urabona hari imigabane ifite. Umurimo muravuga ngo umva kwete. Ariko nubwo mwabaye mute? Eric muvuga nkaho ntari na hano kwete. Yimware muvuga Eric mwiza ese byo tuvuga atari byo ni ariko narume pe. Yimware muvuga bimeze bite bundi mwamuvuge. Ese ubwo wifata ubwa amafaranga Alex karame ni bimwamuvuga iki kiye mwari muvuga mu nyine twari dufite ikibazo ko mwiza yagiye iwabo mu kubakisha inzu sinzi ngo ukuntu bimeze. Ariko narume pe none se kuba yaragiye kubakisha inzu icyo ni ikibazo kibaretse. Wifata amafaranga ngo hakaraga ko ubundi ubona katakurusha ubwe. Iyo mfashe amafaranga se haraya wemba ntanze se asanga yarakoze mu yacu. Eric ngafite ikibazo cyane amafaranga yakuye ahantu afite ikibazo cyaho yakuye amafaranga. None se aho muri amurero gusa ntabwo mpembwa. Ntihembwe. Umva mutuze kuko ntabwo ari amafaranga yanyu namufasheho. Nta amafaranga yanyu namuhaye nakuye kuri konte ku mufuka wanyu ntabwo ari amafaranga yanyu.
wumva njye ndakora aho nkora ntabwo mpembwa se ubu si ubu warajya ufata amafaranga uramuhereza ubu sinzi ntabwo yakagombye kuvugurura ugiye kuvugururiza iwabo iyo nyamuhaye uhorahe nuko nabonye ko ari ngombwa kandi nayakuye mu mufuka wanjye ndakora ndahembwa ntabwo nakuye mu mufuka wanjye byumvikane rero ubwo rero ngo uzingaragukura ufata amafaranga uramuhereza none se ushinzwe kumenya niba nkunda cyangwa atankunda nkayamuhereza ibyo bintu muba muvuga rero ariko tugezeho ikibazo nk'abavandimwe bawe icyo ntabwo ari ikibazo byari ibintu nagombaga gukora si ngombwa ko mbigishyiraho inama kandi ukagenda rumwe bite byanyuze cyane byiza wowe se umeze neza niko bakora umumva nta soni zo kuza mu rugo rw'abantu buri munsi gusa kuba tubasuye ni ikibazo igikorwa cyiza cy'urukundo dukoze cyo kubasura urumva bibaye ikibazo mbese kubasura ni icyaha kuba tubasura birababangamiye ubu mwumva kohora mu rugo rw'umuntu ari byo bintu by'ingenzi ariko se ko mbivuga nawe se urashaka kutwirukana oya ntabwo nshaka kubirukana ahubwo nashaka kumenya impamvu muza ku munsi nuko tubakunda ndetse kubasura n'urwango shiri nta rwango nta mutima mubi ahubwo dutegereje ko namwe muzaza kudusura ahubwo se hagati aho ngaho nizere ko ntamubona ko ari we narinje kureba yego namushakaga ariko mana yanjye ese ko nari ko uri inshuti ya mwiza use gahunda ze ntabwo uzizi byagenze bite ntabyo nzi mwiza se ari he mwiza yagiye mu rugo kubakishayo yagiye ryari wese kutungurwa wowe bite byawe sekuru kuvuga nabi yagiye ejo yamaze iminsi biragiye ariko azagaruka vuba azagaruka ntabwo mbizi ashobora kuza umunsi cyangwa ejo ariko ntabwo mbizi niwe twe tuje kureba rero ubwo reka twigendere ahubwo mwana wa muhungu wahangaha ari ko nawe kwa mukobwa uzi ko wasaze ndi muzima ntabwo nasaze reka ibyo tubireke niba mwiza ntawe uhari reka twigendere basi uzamubwire ko twamusiye tukamubona tuzagaruka ahari ahubwo mwatinze no kusohoka wese ubuka njye utegereze bike none se muri bizinesi zatuzanye z'umuhungu zawe zirimo tugende uwo muhungu uzagaruka kumara buri muntu nimusohoke nyine mugende nzagaruka sawa bayi rero umubwire ko twaje hani bonjour bonjour n'amakuru meze neza urimo urasoma iki ndimo ndareba ko ibipapuro biri hano wagira ngo ufite ikizamini ntabwo ari ikizamini okay sawa noneho nta kibazo ahubwo se David ese mwiza yaguhamagaye kuri telefone oya ntabwo yampamagaye hari ikibazo cyamubayeho ntabwo igeze aguhamagara se oya yampamagaye kuri telefone arambwira ngo aya mafaranga mubanye make kuki atigeze ampamagara se kugira ntabwo yashakaga kuguhamagara wenda atagutesha umutwe wenda ngo udahangayika noti ntabwo byagakwiye ariko ko ntabwo akwiye ko yagira ikibazo akaba yambwira tukareba uko tubikora tubone n'amafaranga tukayamwohereza nta kibazo ntabwo yashaka ko uhangayika nyine gusa oya ariko kubera ko ni ibintu byose nyine ni ibintu dufashanyamo nta mpamvu yo kuba atambukisha ntacyo reka nze kuyashaka tuyamwoherereze noneho akomeze activities uraza kumuhereza amafaranga ariko ntuze kumubwira ko ari njye wakubwiye ko amafaranga amushyiranye kubera iki nyine urumva ko yumvaga ko wowe adashaka ko bimenya kugira ngo udahangayika nyine ariko ntabwo bikwiye akaba yabimbwiye ntabwo anyisanzuraho se yoya none se mubiziranyeho mwembi ntacyo ndaza kumuhamagara nkore ku buryo nyine abimbwira then ndaza kuyamwohereza amafaranga atagira ikibazo ugomba kubona mukumbuye ariko cyane usa ntabwo umukumbuye iyo utamugira ibintu tudakomeza no kubivugaho cyane nkamukumbura none barumva nta muguzi mva ntacyo ujya kuruhuka
ariko murabona ko burya siporo ni ikintu cy'ingenzi cyane kubera ko iyo ukora siporo burya bituma umubiri ugororoka neza ku buryo wumva umeze neza cyane. Reka dukomeze gutya. Iki gihe bituma nyine wumva ugororotse kandi wumva uri fresh cyane. Niyo mpamvu atatu tugomba kugira ute gukora siporo. Let's do this way. This is 1 2 3 4 kwagiye. Namugongo sha. 2 3 4. Rero byingenzi cyane. Tugomba gukora siporo kugira ngo igihe cyose nyine duhore turi fresh. Wabyumvise? That Alex, how are you? We do this way, we do that way, we do this way, we do that way. Okay. Ewe kunsigasha. Yena dime. 5 Waje hasi 8 9 10. Okay. Do this way. 1 2 3 4 5 6 7 9. Mana jamu sport. 1. Okay. 1. Muziki. Kwaje. Three, 4, 5, 6, 4, 5. Salamu. Ndabona mumeze neza. Siporo tuzinyereye nabi kabisa. Ubu nanjye kavuyemo kabisa. Wakoreye Numva nashize kabisa. Zikumva meze. Nashize siporo ari ingenzi cyane. Tuba tugomba gukora siporo igihe cyose mu gitondo nimugoroba. Siporo ziba zikenewe mu busanzwe. Ubyumva ngo nashize. Natwe twahise dukora siporo cyane. Ndabona mwakazindukiyemo nawe. Wana bikomeye cyane. Kaba gakenewe ariko Biteze cyane sawa nani akora iminsi wani cyane sawa kabisa nani. Okay. Ndabona famille mwese mwateranye mwari. Ngo dusigaye tujya muri siporo turumva nyine ngo tuba twahuje tugakora ibintu neza twashyize hamwe birafasha cyane nk'umuryango nyine. Ni sawa kabisa. Kirango siporo n'ibikene kigikapu cyari kuzashira. Reba nka Eric. Bikomeye man. Eric amaze kubyuha cyane urumva. Biragaragara. Igikapu. Ahubwo si madamu wako mutazanye. Oya yabyanze. By'abadamu nyine abizi yabyanze. Gutanu ngo tuzaye. Nta kundi nabyereka babikena ntabwo ahora muri siporo ngo nimba zikora cyane kandi batazikora. Yabyanze yibere mu rugo. Ariko wari umuntu wanyaragomba ntabwo nagomba kubasiga. We ni ngombwa famille yose igomba kuboneka kandi ndabona mubanye neza nyine turati. Ni byiza. Byari uburyo. Siporo njye n'utuntu twanjye kabisa. Ntabwo burya abantu baguma kuryana cyangwa bagira gute. Oya ntabwo none siporo babizi ko nayo ijya ihuza abantu burya. Tumeze neza cyane uri abavandimwe banjye. Ntabwo nshobora kubasiga. Wewe niyo akora siporo ariko none niwe usigaye abyutse. Iki gikapu reka n'abakimbu nako. Alex. Uramaze kujya kuri tayi biragaragara. Yese ko wana njye siporo ni ibyanjye kabisa. Ndabyishimiye cyane ariko nanjye nanyemo guturuka byingi ndimo kuzamuka nta ubu ndimo gutaka. Turacyaza. Uragiye? Ubu ndimo kugenda nta. Wajemo kare wowe. Ubu wasanga ngeze nabi man umusore amasaha yose abacize. Urumva byabura. kandi ko nyaje birenze ndumva narushye birenze. Yagukaranye amazi akonje. Ari we ko ndibuze kuza kubonana namwe nimugwa dusangira akantu. nari rero ngarafure ko kakano anyemerera nimugoroba ndi bugasome. Reka dukore ntacyo turaza ku Mukora utungutu. turaza kubikora ntacyo. Nimugoroba. Nta bibazo karashye. Ariko ngira ngo natwe bura. Mbese ubu twakwitaye ko N'ubundi zo twakoze ziba zihagije.
simbona ari byiza pe kuko hari igihe mba numva nezerewe nishimye Basha ariko umva nkibuka kura mu mikino yawe n'abahungu sibyo ariko urabigusabye kamanza nkubaze uri inshuti yanjye cyangwa uri ikintu kiba kinyikuraho ngo kibone ko kanguka reka kwirukanka ku bintu byagusize umuhungu uri kwiruka inyuma ntagukunda umuhungu uri kwiruka inyuma ntanabizi ko umukunda nta nubwo agukeneye kamanza nkubwire uri umukobwa mwiza sheri umuhungu uwo ari we wese mwakundana nawe apana kwirukanka ku muhungu utagukeneye kanguka uzi ko wagira ngo uraryama kamanza nkubwire iyo nkubonye nkuganiza nkubwira ikintu kindi ku mutima mbona utanyitayeho niba njye nakunze umuntu sikuza Eric ndamukunda byanga byakunde nzamubona umva reka nkubwire sibyo ngewe icyo musabye nkura muri iyo mikino yawe siko bimeze nkura muri iyo mikino yawe n'uwo muhungu kwirirwa unjyana hakurya hakuno njye simbishaka ndabirambiwe ndakubwiye nta mikino ndimo sibyo wamfasha utamfasha byanga byakunda njye nzabikora kuko ndi kubona kwinginga ntabwo mbishaka sibyo reka nkubwire nta kibazo ubu uzabikore nta kibazo sibyo ariko njye icyo ndi kukubwira ngo reka n'uriya muhungu utakwita Emi nitwa amakuru neza sawa yagenda gase shanari ahubwo gize amahirwe ndakubona uyu ni wa mutipe nakubwiraga kariya gahunda akaguhuza na wa muntu wawe nakubwira uko bimeze uzimwe nawe mbafashe iki umva mfite ikibazo hari umutipe bita Eric ndamushaka ngo muze nawe Eric ya Eric wawundi Eric wawundi ariko si bwo wamushakira Eric naramukunze kuryama byaranze kuko ntabwo nisinziye ko numva bitoroshye ndaramukunda ngo iki cyane rero njye ntabwo napfa kubahuriza aho ngaho gusa nyine urabyumva nta mafaranga kandi ntabwo ari amafaranga yoroheje nta mafaranga menshi ikibazo ntabwo ari amafaranga ikibazo ni Eric sinone ko numva Eric none wabaye bworoha njye nta kibazo njye nzabahuza urumva njye pfa kuba uzansigira sheke y'amafaranga kandi afata mbwira amafaranga ushaka nangahe Eric nzabona ryari nta kindi njye nashaka miliyoni 2 miliyoni 2 zonyine uri mu rukundo se amafaranga ntacyo amafaranga ntabwo ari ikibazo Eric nzamubona ryari njyewe uno si umushuti wawe se njyewe mfite nimero ye kandi muhumure kuri nzabahuza bazambwira nta kibazo muto uyu nguyu ni inshuti ya Eric azahita abikora n'umufamiliye we tugezeho agacupa tugiye kunywa twinshi shawe ngubu rero duhuye njyewe n'ubundi mvuye muri siporo tugiye kunywa agacupa hano hepfo nawe nuko ugiye muri siporo tuba tujyana nta kibazo turaza kuvugana sawa mani amakuru yawe ni meza si kuba utishimye nishimiye kubera ikizi ariko niba mufite imboga mufite jaride sinzi uba wigunze aho ngaho cyose ariko nuko wajya ureka kwirirwa uzenguruka mu ngo z'abantu ese nta kazi ugira wirirwa uzenguruka mu ngo z'abantu niko kazi ugira njyewe ikiri cyayinzanye n'isheri wanjye sheri wawe se ni Eric inde Eric ariko se wabaye sheri wawe kuva ryari wabaye sheri wanjye kuva ryari kuva ntamutunga ngaho nawe se yarabizi Eric ariko wowe kuki wowe n'amakuru yawe kuki mutanyurwa n'ibyo mufite koko wabona Eric kumukunda ari ikibazo none urashaka kutwivangira cyane ahubwo Eric ndamushaka ubu Eric niwe uje kureba cyane se mundi yagiye he Eric ntawe uhari rero yagiye he sugura mumbaza urabona ngiye muhetse ntabwo umuhetse ariko wabuze aho yagiye ngaho sohoka Eric ntawe uri hano navanse namubonye naba ndi kujya Yesu uvangugora none se urabona muhetse so umuhetse ariko ndamutegereza ahubwo wama agatebe nkicara agatebe ngaho sohoka hanze Eric nimba gukunda araza kuguhamagara ntabwo nava namubonye ariyo banzanye hano sawa rero wasohotse ku irembo si kumutegereza guteze ntawe uhari Eric ntawe uri hano yari ndamutegereza niko mukuru dore ngo Eric washakaga yaje wawu ibyo nari ntegereje agasiporo kaba Eric bite se sawa mukuru Eric nicaye hano mutegereje ari we ndindiriye
unegereje se ngo nkore iki nagira ngo mbwiye ko ngukunda ngaho mwese unyeneye iki nkeneye kwambira umugabo ukambira byose nyine mu buzima ngaho ntabwo igira ibyaha byanjye biri kunuka bitanakunukira ibyaha byawe ni nabyo nkeneye by'ingenzi maze kugira ngo bingereho ariko narumiwe koko ngaho Eric amaze kubibogara bigeze hano se koko ntabwo ko mana yanjye ibyaha byanjye bitakunukira narumiwe koko amayi nkabo